Abakunzi b'umurongo nyarwanda turabashimiye kuba mwongeye kuza kuganira natwe kugira ngo turebere hamwe utuntu dutandukanye. Akanurongera ngo mbasangize ni akavideo katambukijwe na bagenzi bacu bo kuri Kigali Today kavuga umwana w'umukobwa witwa Hagenimana hagati y'imyaka nako si umwana ni n'umuntu mukuru afite imyaka 37 ahora aryamye mu gitanda kubera ubumuga bw'amaboko n'amaguru yavukanye. Urumva yuko ababaje rwose pe. Ariko rero nubwo ari uko bimeze bya bindi bavuga yuko kumugara bitavuze kudashobora, afite izi telefone zigezweho bita smartphone kugira ngo abashe kuyikoresha akoresha ururimi n'umunwa kuyicana, bya bindi bita guscrollinga up cyangwa down akoresha umunwa, yabagiye kwandika agakoresha isonga ry'ururimi. Ibyo rero bikagaragaza yuko yishatsemo ibisubizo. Umuntu ashobora gushaka ibisubizo mu bibazo ibyo ari byo byose yaba afite, nkuko umuntu wese ugeze mu kaga agerageza kwishakamo ibisubizo. Ni akantu keza, tukaba dusaba Imana ngo ikomeze ibimufashemo kandi bihe n'abandi imbaraga zo kumva yuko badakwiriye gucika intege mu bibazo. Burya habamo ibisubizo, nta mpamvu yo kwiheba rwose. Uwo muntu abashaka bamusura, ntabwo ari Umurongo Nyarwanda TV wamusuye, ni bagenzi bacu ba Kigali Today. Uwazabishobora yamufasha, kuko ibyo ari byo byose umuntu ufite ubumuga bw'amaguru n'amaboko icyarimwe ahura n'ibibazo byo kugira ibindi yikemurira. Ashobora no kuba afite ibibazo by'amafaranga cyangwa se by'indi mibereho. Uwagira icyo yamufasha yabikora. Agize n'ukenera yuko tumuha contact z'abo bagenzi bacu bo muri Kigali Today yatwegera tukamubwira, ariko agafashwa kugira ngo no munyarwandakazi aranakuza imyaka 37 ntago ari mikeya, akomeza abeho mu bushobozi bwe afite. Mukande subscribe, munabisangiza abandi banyarwanda mu nshuti zanyu kugira ngo dukomeze dusangire ibitekerezo. Ufite na comment yatanga yitange, ufite n'uwashaka yuko tuganira yaza bishyira muri komenti akaduha nomero ye tukavugana. Turabashimiye, murakoze.